tukiri mu isi turi muri uyu mubiri kandi ukeneye kubaho. Ni ukuvuga ngo tukiri mu isi rero ntabwo twamera nk'abantu bavuga ngo naho ibindi wabireka ukangabira ubugingo. Harya nasanze ari ukujya mu mwuka cyane rimwe na rimwe no kurenga umusaraba. Turabasuhuje inshuti bavandimwe, inshuti z'umusaraba, bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, abasogongye bakamenya ko Yesu agira neza, tukamwegera tukamenya ko agira neza, tukamenya ko ari we buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryarahindutse rikomeza imfuruka. Uyu munsi tubafitiye amakuru yuko Yesu ashaka kugira ngo mumushakashakane umwete, Yesu aza biyereke, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite amategeko ye niwe umukunda. Umunsi ku wundi, munsi twakirijweho, Yesu yaratwiyeretse, amaze kutwiyereka abasha kudukura mu isayo y'ibyaha, abasha gutinyura imitima yacu, abasha kudutinyura tukajya aho Imana iri. Umwenda ukingirije ahera utabukamo kabiri, buri wese yigererayo, nta muntu n'umwe ugishinzwe kukugererayo. Nshuti mukunzi, nkuzaniye inkuru nziza yo kukubwira ko Yesu ari umurengezi wawe, Yesu n'umutabazi wawe, ukuboko kwe akubanguriye kukurengera, akubanguriye kugutabara, akubanguriye kuguhumuriza ibyo urubyaro rutaguha. Yesu niwe ufite guhumuriza umutima wawe, niwe ufite guhindura mw'imbere muri ndani mu mutima wawe, yarangiza akakwigisha iby'urugendo utangiye rwo kujya mu ijuru, hanyuma akakurinda muri urwo rugendo, abamarayika bakakuyugaragira impande zose, kugeza ubwo uzanesha iyi si n'umubiri na Satani, kugeza ubwo uzagira iherezo ryo muri uru rugendo rw'ubuzima. Abandi bari muri uru rugendo kugira ngo nabo nibamara kwambuka rwa ruzi bazabonemo iteraniro ry'abadapfa, iteraniro ry'abafite Kristo wabambwe ku musaraba, agapfa akabambwa akazuka, akazukira kugira ngo natwe atuneshereze urubori rw'urupfu, hanyuma mu gihe cya none natwe tuzabe tugeze hakurya rwa ruzi. Nawe ugomba kuba mu bantu bazagera hakurya rwa ruzi. Nibyo isi irakubabaza, nibyo isi igutwaje igitugu, nibyo isi wirirwa ukararurira, amaherezo y'ubuzima byaranze, ariko iyi nzara ntabwo ari iyo kukwica. Yesu yakuyemo ikikwica ashyiramo ikikwigisha ko ari kumwe nawe akakurindira muri iyo nzara. Ariko igihe kizagera, nyamara inzara izashira, nyamara igihe kizagira amakuba azashira, igihe kizagira ibyago bizashira, igihe kizagira hari ibyo amatwi yawe yumva bikakubabaza, hari igihe kizagera ntibyongere kukubabaza. Yesu niwe wenyine uri kugutegurira aho urubori rutagera, niwe uri kugutegurira aho induru zitagera, niwe uri kugutegurira aho ibyo byose byahagarikishije umutima wawe bitagera. Nta handi rero, ni hakurya rwa ruzi, aho Yesu abasha kuvuga ngo nawe ruhuka imiruho n'imihate ya hano mu isi, kuko izina ry'Imana wahamije, kuko amaraso ya Yesu wakiriye akakweza, akakubera urukingo, ari wo muti muri urwo rugendo, muri ubwo buzima, muri iyo nzira inyerera, kugeza ubwo uzaba ugeze ku munsi wo kunesha. Muri isi ya none ubuzima buragoye, icyo umuntu akora cyose kiranga, ariko nubwo bimeze gutyo, Kristo yari muri twe ntidupfa. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ijoro riracya rikongera rigacya, n'irindi rigacya, nta wundi ubikora ni Yesu. Nawe ibyo ubona urabibona ukabona ko utakagombye kuba ukiriho, ariko wagiye urwarwana nabyo, hanyuma Yesu muri byo akurindira, muri byo ubasha kugera kuri iyi myaka umaze. Ariko si ukuriho kubera ko uri umuhanga, si ukuriho kubera ko ufite ubwenge buruta bw'abandi, ahubwo uriho kubera ko Yesu wakiriye ari we mugenga w'ibihe, kandi ibihe byose bifite amatwi yo kumwumvira, hanyuma akakurindira muri byo, akagutabarira muri byo. Ubukana bwabyo bukaza busanga Yesu ari kumwe nawe, yomatanye nawe, hanyuma ukabona ubutabazi, ukabona ubutsinzi. Yesu ni muzima, Yesu ari kumwe nawe, Yesu ntiyakureka, Yesu ntiyagutererana, Yesu ntiyakurikira amaboko y'ababisha. Yesu
yageragerejwe mu isi, Sara yiza yifitiye amakuru, Isa yifitiye amakuru. Abamusingije nibo bavuze ngo nabambwe, kandi nibo bakomeje no kugenda bamugambanira. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nubona abo wagiriye neza baguhindutse, ujye umenya ko Yesu Kristo nawe batamugiriye neza, baramusingije ariko barangije baranamubwira ngo nabambwe, baranavuga ngo nabambwe. Kuba bavuga ngo bambwe rero ntabwo ari igishya munsi y'ijuru, nuko abantu kamere muntu irahindagurika, ariko muri byose haranira gukiranuka. Umwami wawe Yesu Kristo niwe uzagushoboza, niwe uzakurwanirira, niwe uzakunyuza muri iyi nzira. Iyi nzira iragoye, iyi nzira iranyerera, iyo itanyerera iraterera, iyo idaterera iracurama, iyo idacuramye iritambitse. Uko biri kose Uwiteka, ijambo ry'Imana avuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa zitwa iyo kwera no gukiranuka, abandi imitima ntibazayinyuramo, ariko abagenzi niba barabaswa ntibazayiyoba. Yesu rero iyi nzira yarayiteguye kandi ayitegura kugira ngo tutayiyoba. Inshuti mukunzi, inshuti uri kunyumva, mu Kristo wahamagara ashobora guhamagarwa agatangira urugendo, ariko akarugendamo adakijijwe. Ariko sinkwifurije kugenda mu rugendo udakijijwe, sinkwifurije kugenda mu rugendo wiyoberanya, sinkwifurije kugenda mu rugendo ukora ibyangwa n'amaso y'umwami, kuko uburakari igihango y'amaraso yaviriye ku musaraba Golgotha akoza ibyaha niyaguhindura umukiranutsi. Nawe urabizi ko ibyaha ubamo ntabwo ukiranuka, umutima wawe urabizi ko udakiranuka. Si ngombwa ko bakwirondora, si ngombwa ko bakubwira ibyaha byawe, umutima wawe urabizi, ubifitiye amakuru yizewe. Ahubwo icyakunaniye no kwigobotora mu byaha. Ariko dore inkuru nuko Yesu aje kugira ngo amaraso ye kumwizera ukemera ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, Kristo aguhindura icyaremwe gishya. Hari amakuru ko Yesu agufiteho ijambo, hari amakuru ko Yesu agufiteho icyerekezo, hari amakuru ko Yesu akwifuza kukugira umugeni wa Kristo, hanyuma Kristo akakumurikira Imana ikanezerwa mu mbaraga z'ubutatu butagatifu, nawe ukagiramo igitabo cyanditswe ko Yesu akuzi kandi kaguhamiriza. Mbega kubona igitaramo imbere y'ibizima n'abamarayika arimo avuga ko wamuhamije kandi ukamwizera, hanyuma nawe ubwawe ukaririmbirwa izo ndirimbo z'abanesheje. Mbega haranira ibigukurura birahari, biragaragara rwose ko ibigukurura bihari, ariko nubwo bihari icyaha cyari cyarakubase, ubona atakivaho, ubona ariyo maramuko yawe, ariyo miririrwa yawe, ariko Yesu agendereye umutima utashye, icyo cyaha gikurwa. Uko cyakuweho niko n'uyu munsi wa none gucumura kwawe kwakujyanye kure y'Imana. Nugarukira Imana ukongera ukizera Imana, Yesu ari habereyeho kukuvuganira. Waciwe n'abantu, ariko niba uhamanya n'umwuka w'Imana ko muri wowe nta cyaha kigucira urubanza, Yesu ni muzima. Uri intama yapfiriye kandi uri intama abereyeho gukiza ikibi cy'icyago. Yesu ni umutabazi. Wizere Kristo wabambwe ku musaraba Golgotha, ibindi byose biri munsi y'ukuboko kwe, ntihagire ikiguhungabanya, kuko niba womatanye na Yesu Kristo akaba muri wowe ukaba muri we, amagambo ye akaba muri wowe. Yesu baramwitiranyije, yarihamyaga bakamwitiranya, bakavuga ngo si mwene Yosefu na Mariya, ise na nyina ntitubazi. Nawe barakwitiranya, ariko nubwo bakwitiranya, banza usuzume umutima wawe urebe niba Yesu mufitanye ikimenyetso cy'uko mwahanye igihango, cy'uko wamwizeye by'ukuri, kandi muri wowe afitemo ibyicaro, kandi muri wowe afitemo kuyobora intekerezo zawe. Hanyuma Yesu umureke, nta rugamba Yesu arwana narwo, ahubwo waravuga bikaba. Byose biri munsi y'ukuboko kwe. Yesu navuga, Yesu ni ijambo Yesu avuze gusa, byose bikamwumvira, imiraba iramwumvira, amafara amwumvira, icyaremwe cyose gihumeka ndetse n'ibidahumeka, ibyo tubwira ntibyumve, ariko Yesu bigira amatwi yo kumwumva, bikibwiriza, ndetse n'ibihe biramwumva. Sigira ngo Yesu kuvuga ko si byo bikenewe, nibyo bikenewe ku buzima bwawe. Yesu akugirire neza, Yesu agutabare, kandi muri ubu buzima imbere yawe Yesu yahashyize urufunguzo rufungura ubuzima bwo kubaho kwawe. Ahubwo senga Yesu, uhamagare Yesu aguhishurire urwo rufunguzo. Ni uruhi?
Birashoboka ko wagendagenze impande n'impande ushakisha aho wakura ubuzima, aho wakura ubutabazi, aho wakura ikikubesha, kuko tukiri mu isi turi muri uyu mubiri kandi ukeneye kubaho. Ni ukuvuga ngo tukiri mu isi rero ntabwo twamera nk'abantu bavuga ngo naho ibindi wabireka ukangabira ubugingo. Harya nasanze ari ukujya mu mwuka cyane rimwe na rimwe no kurenga umusaraba, aho umuntu agira akavuga ngo naho ibindi wabireka warangiza ukangabira ubugingo. Ntabwo ushobora kubona ubugingo wiganyira, ntushobora kubona ubugingo ubayeho nabi, ntushaka kubona ubugingo wifuza amaramuko y'ubuzima bwawe. Icyo gihe uriganyira ukabona ko Imana idahari, ukabona ko Imana yakuretse. Ariko igihe wizeye Kristo, ariko warangiza ukamubwiza ukuri, nubwo kumubwiza ukuri si uko Yesu atabikoze. Yesu yashyize umugisha imbere yacu, Yesu yashyize amaboko, yaduhaye amaboko yo gukora, Yesu yaduhaye ubwenge bwo gutekereza kugira ngo ibyo yaduhaye tubibyaze umusaruro y'ibitunga umubiri, kandi n'ubugingo bubashe kuba mu mubiri muzima, roho nzima ibashe kuba mu mubiri muzima. Ntabwo Yesu ashobora kubona uri ko ukiri agifitanye misiyo nawe ngo narangiza yirengagize ko n'uyu mubiri ukeneye kubaho, kuko uyu mubiri niwo Yesu avugiramo, niwo akoreramo, niwo agenderamo. Nujya ubona hari ikibi wakoresheje umubiri wawe, ujye umenya ngo wakoze igihabanye n'icyo Yesu. Niba uzi neza ko hari ibyo ukoresha umubiri wawe bitari ngombwa, ukabona ko ukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ukabona ko urimo guhumanya uyu mubiri ujyanye n'irari ryawe rikakuganza, jya umenya ngo Yesu aba muri uyu mubiri kandi ukoze icyo cyaha Yesu akurimo akureba kandi akakwihangana ku bwa za mbabazi ze. Ariko hari umunsi Yesu azahaguruka ku ntebe y'imbabazi, hanyuma icyaha cyawe gitwikururwe, hanyuma guseba kwawe kukuboneke, kubera yuko wakerenshe iby'agakiza, wakerenshe iby'ubuntu bwa Kristo watambwe akaba igitambo kizima gishimwa n'Imana, akavira amaraso yo kweza ubugingo bwawe.